yabaye pasiteri anywa itabi kurivaho byaramunaniye yajya kurinywa akarisengera akabanza akarisengera bigezeho neza yajya kuba akarisengera agatokesha ariko akarinywa agasengera itabi bigezaho niba hari ikintu cyakuraniye kureka kandi usenga jya ubanza ugisengera kure utokeshe mu izina ryawe avuza akantu keza icupa ubanza urisengera sengera utokeshe mwami Yesu ndaje imbere yawe unkoresha uko ushaka ndakwiringiye narakwakiriye nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwanje ariko mwami agakizwa akava mu butinganyi ubu akaba ari umukozi wawe akaba arimo kugukorera raposete uri Imana nziza ndagushima kuri Imana y'amahoro ndagushima kuri Imana y'ibitangaza komeza wigaragaze kuri Herniette komeza wigaragaze ku buzima bwa Herniette mwuka wawe wera guhora ku ngoma reposakata rebosake mwuka wawe yururutse guhora ku ngoma arabusekete uri Imana y'ibitangaza uri Imana igira neza turagushimye nizere ko mumeze neza cyane mu mudukurikirana muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isoko kongera kubasuhuza nakubaha ikaze mu biganiro bya yawe TV ko cyane kudukurikirana kuba natwe umunsi ku munsi ndetse kandi dufite website kwiyezaho amakuru yizewe abavugwa hirya no hino mu isi dutuye ushaka kumenya amakuru ikintu cya mbere n'amakuru ugomba gusura iyo website ukamenya isi yerekeza mbaha ikaze mu biganiro byacu by'uyu munsi turi kumwe na Herniette mwamenye muri sozi zitandukanye bagarutse kuri yawe TV kugira twongere twiganire ku bintu runaka babi friend turi kumwe n'undi mujene nawe turatangira tubikaza umeze neza amahoro cyane watangira kugira badukurikiranye ni Samson Sami nko bisanzwe ikaze kuri yawe TV Herniette umeze neza naho ugofero uriho gusa nasaraye murabyihanganira kubera iki ni fanta oya nuko maze iminsi mu masengesho iminsi 3 iminsi ngahe iminsi 3 wiyirizaga najyana nkwa ese nushonje uraza kubona umwuka dukora ikiganiro nyine mfite akuka gake ko nta kibazo ndihangana Samson Sami Herniette wamubonye namubonye Herniette ni umusitari cyane ni umusitari njya mukurikirana cyane nkunda Herniette cyane njya mukurikirana nkiri muri Tanzania nishimiye guhura na Herniette nanjye nishimiye guhura nawe ni umusitari cyane urumva Sami akora gospel ahuye n'undi mu gospel nawe urimo ujya mu butumwa bw'umuntu uvuye mu masengesho y'iminsi 3 aba ari umuntu nyine nawe watangiye gufata indi murongo umurebye hari igihe umuntu rero umuntu physical agatabatsa umuntu ibintu by'amasengesho avuga so kutubeshya umurebye ukurikije iminsi 3 avuga na appearance ye birahura cyangwa ntabwo ujyaginga umuntu ukurikije kumurebera inyuma buriya nyine umuntu yemerewe kujyaginga uko abishoboye ariko mu byo nizera ntabwo umuntu ukora amasengesho ntabwo wamurebera we w'inyuma we ugaragara ahubwo kuko ukora amasengesho ababaza umubiri n'ibyo ariko aba arimo gutanga inyungu z'umuntu w'imbere ariko ntabwo bigaragarira inyuma ntabwo byagaragara inyuma umuntu ameze neza nyine n'ay'icyumweru n'ay'iminsi 3 yanayakora makeup nayo oya ndetse makeup si ibisanzwe makeup ni ibisanzwe gusa ni mwiza asa neza amasengesho ntabwo yatuma nese amasengesho yatuma umuntu aba mubi cyangwa atitera makeup acupira wapi ese byaba ari ibiki njye nkora amasengesho nkakomeza kuba handsome iyo nakoze amasengesho urumva amasengesho abwo atuma umuntu asa neza nuko tutarabimenya neza kuko ntabwo uva mu nzu ubona yaje ngara ko mumuhamagaye aje gukora ikiganiro nuko nasa neza nta masengesho najyaga mubona mu biganiro atameza cyo ubasa neza rwose biratandukanye aratandukanye bira biganiro njyaga mubona atandukanye n'uyu nguyu uyu nguyu ni mwiza cyane mu masengesho arasa neza kuruta arasa neza cyane okay Herniette umuntu ushaka kukureba physically akaba yakujyaginga bitewe no kumeza wenda bati yambaye dukomo yambaye agashanete bivuze iki umukristo no umuntu ugomba kuba yaracupi oya n'Imana nayo ubwayo ikunda umuntu wiyitaho gusenga ntabwo babivuze ngo ureke kwiyitaho ibi isura y'inyuma ntaho hure n'uw'imbere n'umuntu w'imbere okay kugira ngo kino kiganiro kize kuba kirimo umwuka wera dutangiye n'isengesho hanyuma twinjira mu kiganiro neza Herniette we
byose bana Sami nibyo cyane kugira ngo tuze kwinjira mu mwuka w'amavuta adufungurira ikiganiro n'amasengesho. Data mu izina rya Yesu Kristo, uri umwami ukomeye uratangaje. Imana nyamana. Rega Uwiteka no ushobora byose no duha kuramuka no duha byose. Rero Data tukigera hano duciye bugufi imbere y'amaso yawe, tugusabye imbabazi aho twagenze nabi twese. Tubabarire Mana. Utubabare Data tweze udutunganye. Uwiteka Nyiringabo, nsengeye Mana n'abandi bashaka kuza mu gakiza, nabo baha imbaraga zo kugira babyinjiyemo neza. Data nsengeye imfubyi, ziteho Data n'abapfakazi, kuko niwo ushobora byose. Abadafite akazi gitari cy'amahanga, abashonje bose Data ubiteho, kuko ushobora byose gitari cy'amahanga. Urakoze urakarama. Amen. Okay, first time that's how we do it. Umunsi nuko tutangisha yacu uyu munsi. Wenda Sami, urumva n'umwari urimo gusenga ukurikije n'ibindi bintu yagiye acamo mu ishusho cyatanga. Buriya nkuko nabivuze najyaga mukurikirana kenshi, niyo mpamvu nishimiye guhura nawe. Icyambere buriya ibyo umuntu ibyo ari byo byose yakora, by'isi, iby'ibyaha byose yakora, ibyo yagenderamo byose, abafite umunsi we wo guhindukirira. Niyo mpamvu we yahindutse aba uyu nguyu turimo kureba. Urumva afite ubwiza budasanzwe bitandukanye na wa wundi twari tuzi. Najyaga nkurikirana mu bintu by'ubutinganyi n'ibiki, urumva. Ariko ndashima Imana ko noneho uwo mbonye uyu munsi atandukanye n'uriya. Urumva ahubwo namubaza ese ubundi umaze igihe kingana gute ubivuyemo? Maze igihe kiracyari gito, maze amezi 5 mbivuyemo. Ariko nanjye ubwanjye ndireba nkiyoberwa ko imiguruko nabagamo ndwane ngumiki. Imana ishimwe rwose. Umva abakozi Imana ntumagaho nkumva barimo nkumva ari guta inyuma yahuye, ariko ubu nejejwe n'Imana mu mutima wanjye, nanjye mba numva haratari njye. Gusa ndashima Imana kuba narahindutse nanjye ubwanjye pe. None se ubundi iyo uri mu buzima busanzwe umaze kuva muri biriya bintu by'ubutinganyi ukaza mu buzima busanzwe, uba wumva ubwenjoye ngute, wumva bumeze bute? Hari ikintu wumva wari warahombye kuruta ibindi byose wabonaga muri buriya buzima ariko utabonaga mu buzima bw'uburokore? Narahombye cyane bikomeye. Ikintu cya mbere narahombye ni uguhuza n'ababyeyi banjye, guhuza n'abavandimwe, kumva n'imbere ya papa nkisanzura nkishima imbere ya mama. Mbere ahubwo narabishaga bampamagara simbitabe. Ariko iyo turi kumwe nagiye guhinga, afata isuku ubu nkahinga, nkajya kwahira nkahira amatungo. Mbese mba numva ari ibintu bitangaje. Sinabona uko mbivuga mbese uraryoshye mu buzima busanzwe bwa kirokore. Nejejwe ni ubu ngubu ukomeze biranejeje cyane. Noneho mu mezi 5 maze wenda ubivuyemo, ujya wumva ufilinga wenda kwifuza ko wazagira umugabo, wazashaka urugo rwawe, kuko warakijijwe wabivuyemo. Noneho indi ntambwe wenda watera, uba wumva wishimira ko wazagira urugo, wazagira umugabo wawe, uba wumva bikurimo cyane. Ahubwo nabyo mba ntekereza cyane. Urabona uriya musaza arantuburiye. Nyuma kiragiye nyine ntabwo turongera kuvugana, gusa arampamagara ariko sinjya kumwitaba kubera yarambabaje cyane. None ikikwereka ko mbikeneye cyane, Imana yamuje n'uriya musaza. Ubwo ariko si Imana, kuko nabahanuzi b'ibinyoma. Numvishe nishimye, ndavuga byibura Imana impaye umugabo uko yaba ameze kose, uko yaba ashaje pfa ko Imana yamunteguriye. Numva ngiye kubaka urugo rwanjye, mbyara abana, mpeke. Nabwo arantuburira. Ako nzi ko yaraguhanuriye yakubwiye ko Imana izamuwa nyawe. Okay, noneho wenda iyo nkuru wenda uko imeze, bivuze ko ni umugabo Herniette yabonye bamuhanuriye ati uyu muntu niwe mugomba kubana,
biza kurangira wa muntu yari umutekamutwe yaranyuze mu ndi niko story yagenze. Ariko Herniette hari ikibazo kimwe abantu bigeze kujya muri comment barabaza ndavuga na Herniette n'ishuro nzongera kumubona nzamubaza nanjye iki kibazo. Bavuze bati ko duhora tubona mama we papa we bimeze bite? Tadwari kugira ngo babantu badutuma tubatumikire bati buri gihe ko mubona mutwereka mama wa Herniette. Gusa papa naga akunda nyine ibintu bya social media yanze nyine kwigaragaza. Ariko wenda okay urumva urwo rushusho ruvuye ahubwo wa mundizera ko asubijwe. Hari abantu badakunda kwigaragaza mu itangazamakuru badakunda kugaragaza kuri social media. Ntabwo ati ndi umusaza kuko ubu imbere ya kamera nyine ako mama we nyine ntago ari kubikunda ahubwo yagomara gutanga ubuhamya nyine abone ko umwana we yahindutse nyine. Okay icyo ni icyambere turakimusubije. Mfite ikindi kibazo nacyo n'abantu baba bagiye badutuma muri comment hari urumva Sami umuntu yagiye muri comment aho ariko se kana agomba kubatumikira yema agomba kuza ngabatumikira ubwo icyo cyasobanutse impamvu mutana papa Herniette nuko adakunda social media kandi ibyo birumvikana ko abantu babayeho mu buzima muri privé. Icyo ngicyo kibaye correct ubwo umuntu yasubijwe. Icya kabiri bati Herniette umusirimu Fanny sister we n'umusirimu turamusuze cyane Fanny turanamukumbuye kuri yawe TV utazamutugarurire. Bati ko mbona ari abasirimu mama wabo ko mbona badasirimutse. Natumiki tuzavuga ngo jewe gusa nabatumiki ubwo ndizera ko nta kindi kibazo nyirako kubera mama kuba adasirimutse atike tubona umuntu adasirimutse kandi tubona abana we ikintu bakwiye kumenya mama ba mu cyaro ni umuhinzi mworozi sibyo ntago rero aho kugira ngo ajye ikindi ni namukuru nyine ajye kwitaho cyane abagomba kwita ku by'urugo kugira dushakire imbere heza ejo heza. Nakindesho twigarukiye mu kiganiro kaba agaciyemo tuzutanga bwa ubutumwa abantu baba baduhaye kugira ngo twikomeze muri cyacu fresh. Nubwo ndizera ko mukomeza mu dutume tubatumikire. Mr Sami ukora gospel so Herniette Herniette nawe kuririmba ni n'umuhanzi mu buzima bwo kuririmba agashyikira zapanze agakora bon. Wow, ese gusa nasara nyine urabona buriya mu minsi mike nsigaranye mu Rwanda twazakoza akantu we mazakoze collab tugiye gukora collab tugiye gukora collab international igomba kuzagera kure twayipromoting ikagera kure kandi cyane ko turi kuri yawe TV ibintu byose bizagenda neza. Ahubwo mfite gospel nyine nanditse ijyanye no gukizwa kwanjye nyine mukizwa yanjye hafi kujya studio. Mbari sawa cyane irimo ubutumwa mu butumwa nyine bwo kwihana mbese ni indirimbo wumva ikagutera emotion ku mutima kwihana gukizwa kw'Imana igira neza ihindura amateka. Urumva ni sawa cyane. Hari undi muntu ari kubukira bayita mbohora. Haleluya mbohora nkure mu buzima bugoye. Ariko umusore wo mukunda yazamuha. Haleluya. Amen. Ko muri Yesu ni byiza ko Herniette arimo genda untouching ukuntu nyine mumba ndimo kubikunda kubera ko namukurikiranaga atandukanye n'uyu nguyu. Niyo ndimo kubikunda cyane. Wenda icyo kibazo mwembi murakisubiza yaba kuri wowe Sami yaba no kuri Herniette. Ari ukuntu umuntu aba ari mu bintu nawe ibyo wabagamo ariko urumva wabiciyemo ufite na experience ihambaye ariko uyu munsi none nawe akaba akiri mu buyobe nk'ubwo rurimo atumva inama o message mu muhanuzi. Message namuha nuko byakumvira kuko inama nizo za mbere kandi zigufasha mu bintu byinshi no kubohoka n'iki. Inama namara nuko yajya yumva inama nzima abantu bamugira agahinduka kuko nanjye kutumva inama mbere sinazumvaga byatumye ngira abanzi benshi akaho Uwiteka yamaze kumumura amaso ubu byibura n'abandi banyangaga barankunda avuga ati yumviye byibura yanahindutse. Sami uwo muntu n'uwe uriya nta juru ry'umunyabyaha ribaho. Niyo mpamvu mushiki wanjye ubona ameze neza so kandi ndakeka ni byiza kuri we biri imbere. Icyo nabwira abantu nuko buriya
iteka icyaha icyo ari cyo cyose aho kikujyana ni mu rupfu iyo udahindukiye kare ngo ugaruke ukiri muzima ubu nyine bizarangira ugeze ku rupfu. Ariko icyo nababwira ni uko buriya nubwo imbabazi hari ibintu abantu bajya bitiranya n'abapagani akenshi njyanye n'umwe bakunda kubikoresha abantu batari bakizwa nkoresha ubwo iryo jambo abantu batari bakizwa bajya bikoresha ko wenda Imana ibabarira buri cyaha. Yes of course nibyo ubu ngubu umuntu wese utari yakizwa yajya gusaba Imana imbabazi ikazimuha ku cyaha yakoze ikazimuha, ariko iteka ryose ingaruka z'icyaha ntabwo zijya zikurwaho n'imbabazi z'Imana. Ibyo ntabwo bijya bibaho. Urumva iyo umuntu yikuye mu byaha hakiri kare atari yahura n'ingaruka nibyo byiza, kubera ko hari ingaruka bikunda kugorana kugira ngo zihave. Nubwo tugiye tumva abakozi b'Imana kenshi bakunze kutubwira ko wenda basengera abantu za sida zigakira, basengera abantu ibintu bijya, ariko niba ugiye gusambana Patrick, niba ugiye gusambana ukandura sida ukajya gusaba Imana imbabazi, urumva Imana irakubabarira n'ijuru uzarijyamo, ariko umubiri wawe uzahora na sida. Urumva ariko intambwe yateye uyu nguyu yo kuvamo kare atari yahora n'ibyo bibazo ni ugushima Imana. Urumva iyo ugiye kwiba bakagufata wenda bakajyana kugufunga, ushobora gusaba imbabazi uri muri gereza, ariko warakatiwe iriya myaka ugomba kuzayirangiriza muri gereza mpaka igihano ugitumikire wongere usubire mu buzima busanzwe. Bivuze ngo imbabazi z'Imana kenshi ntabwo zijya zikuraho ingaruka z'icyaha. Rero abantu icyo nababwira ni ukuva mu byo barimo bakizwe baze tugiye mu murongo w'Imana n'ubundi ko tujya mu ijuru. Niyo mpamvu ubona na mwene data yabivuyemo ari mu murongo mwiza, turajya mu ijuru rwose. Ubuzima bwo kubaho uri umupagani no kubaho warakiriye agakiza butandukaniye abantu babiri. Bibiliya ivuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri nimumenye ukuri kuzabaha kuzabatura. So rero iyo umuntu yakijijwe bivuze ngo akamenya ukuri akanabaturwa aba mu buzima buryoshye cyane Patrick. Urabona ubu ngubu arambara neza, arasa neza, aravuga Imana neza, ufite n'amahoro mu mutima. Urumva ufite amahoro mu mutima, ariko iyo ukiri mu byaha n'ubundi ntabwo uba utuje mu mutima. Uzi kurara urota amajoro yose wiruka bakwirukansa, kurara urota. Hari abantu bajya bamubwira ngo yarose, ngo narose ndyamanye n'umukobwa, narose ndyamanye n'umuhungu, byose ni ibintu bawiriwemo. Nyine nibyo sinyirota narotaga nabi, nkota nirukanye nko gusimbuka hano harehare nkumva neza nkajya ndapfuye nasimbutse eta nshiguka, ariko ubu ntabwo nyigira inzozi mbi. Wajya gurota uri no mu byaha cyane kuko urumva ubundi icyambere ugiye ku meza, ugiye kurya ntusengeye ibiryo, ugiye kuryama ntusenze, n'ubundi nta mahoro byose urabyubahiriza. Ubu nongeye gusura abantu nkagera ndabanza ngasenga, ndetse yagira amahoro ku wundi nta mahoro y'umunyabyaha, niyo mpamvu ubona afite amahoro. Mbese nk'ibintu wajya gurota bikomeye ni ibicariye vuga uti najyaga ndota ndimo nkiragatunda kenshi kubera nakundaga Jojo, najya ndota Jojo kenshi wenda yabagiye nk'abo tutari kumwe nkamurota turi mu mabi yacu kumanura tabara. Ibyo nta nubwo mba nshaka kubyibuka. Imana ishimwe rwose. Ese kijowe bite? Jojo ni byiza araho tuyatuvugana kuri fone nkamubwiriza wapi nyine we yanze ukizwa, ariko nawe bizaza kuko niyo ngiye gusenga niwe kiri imbere y'Imana ko nifuza ko yahinduka kuko nahindutse. Okay, sawa cyane. Mr. Sami, ntabwo biba byoroshye kuva muri intambwe imwe, biba bisaba iki? Izo mbaraga zivayo zo kwangurika mbe mu byaha cyangwa umukiza? Icya mbere buriya hari abantu birengagiza cyane, barumva ariko barirengagiza. Ariko ikintu cy'ingenzi kiba gikomeye ni ugutera intambwe. Njya numva abantu bavuga ngo njye najyaga nywa itabi ngo byaranze ko ndireka, ariko naje kumenya ko iyo umuntu ateye intambwe byose biremera, byose birashoboka. Iyo umaze gutera intambwe rero ukavuga ati ndifuza agakiza, ubwo ijuru n'abamarayika n'ingabo z'ijuru byose biba biri hafi yawe. Impamvu biba biri hafi yawe biba byakurikanye ririya jambo wavuze, ndifuza gukizwa. Urumva kuba ubyifuza byonyine bituma, kubera ko buriya Satani kunyaga umuntu umwe w'Imana, urumva ni ibintu bibabaza ijuru cyane.
bivuze ngo iyo Imana ibonye n'abamarayika bakareba bagasanga hari umuntu umwe cyangwa babiri bafite icyifuzo cyo gukizwa, iyo ntambwe uba wateye ituma imbaraga z'Imana zongera zikamanuka zikakurinda, kukurinda kureka biriya bintu wagenderagamo ukumva wabiretse. Nese ubu hari icyaka afite cy'inzoga, hari icyaka afite cy'ubutinganyi, hari icyaka. Niyo mpamvu kiriya cy'ikintu gikuraho kiriya cyaka ni imbaraga z'Imana ziba zarabonye guhitamo kwawe. Gusa ikindi, iyo ugitera intambwe ugiye gusenga ntabwo biba bivuze ngo wahise ureka ibintu byose wakoraga, ahubwo hamwe no gusenga n'amasengesho n'abakozi b'Imana baba bahari bagufasha mu gusenga bagusengera, ugenda ubireka. Nari umuntu waduhaye ubuhamya, yari umupasiteri, yabaye pasiteri anywa itabi, kurivaho byaramunaniye, yajya kurinywa akarisengera, akabanza akarisengera, bigezeho neza, yajya kunywa akarisengera agatokesha ariko akarinywa, agasengera itabi, bigezaho umutima we gusa warivuyeho. Utekereza kuvuga ngo nsengere itabi, wabizi ko itabi ni icyaha. Nese icyo ntaramenya, yarisengera ngo ritamugiraho ingaruka, kugira ngo kurireka byari byaranze, yasengaga ngo bikunda rireke. Haleluya. Umutima Imana yamufasha ngo rikajya rimunukira, we araryanga neza, mva araryanze arivaho. Niba hari ikintu cyakuraniye kureka kandi usenga, jya ubanza ugisengere, kure utokeshe mu izina ryawe. Avuza akantu keza, icupa ubanza urisengere, sengera utokeshe uryange. Igihe kizagera umutima wumve neza, ufungura icupa wavuga uti kwa jina la Yesu ngiye kukunywa ariko ndakwanga kuva uyu mu izina rya Yesu witeka Imana nyiza ibi bintu, mu izina rya Yesu urimwe. La haleluya haleluya. Nufite intore mu ntoki wanze kubita isengesho, bizagera ubona icupa mbere agerera kunukiye nta kintu kirimo. Nka Danihiri wayikunda kujya mubwira kunukiye, Imana ibigufasha. Ni danje, ntabwo byoroshye. Ariko wamugana ibyo nabitekereza ikintu ni icyaha, ariko umutima wo kuvuga ngo reka maze nyisengere ukujemo, ibyo sindi ntambwe wamugana. Ni imbaraga z'Imana, ni intambwe. ubwo ubundi ni ubuhamya bukomeye cyane. Ariko wenda Sami Herniette aravuga ati ngewe nari umutinganyi mbivamo ndakizwa, nawe ukaba uti nkora gospel. Hari igihe umuntu akizwa kuko hari ibyaha yakoraga. Ubundi Sami we bite? Winjiye mu gakiza nta bindi byaha wagiraga, wakavukiyemo ugakuriramo. Urumva kugira ngo umuntu avuge ngo narakijijwe nuko hari icyo wakijijwe. Leta bati ngiye nakijijwe naretse ubutinganyi. Gusa basi nawe uciye mu ijambo, sibyo? Niyo ukijijwe ntabwo bivuze ngo gukizwa ngo ntabwo ukora icyaha, ahubwo kumenya kwatura ukajya imbere y'Imana ukayisaba imbabazi, irakubabarira kandi ukihana nyine ibyo wakoze. Ntabwo gukizwa ntabwo ukuraho ibyaha, nta nubwo bivuze ngo ntuba udakora icyaha. Nyuma yo kuva mu butinganyi ibindi byaha wahise wongera bikajya ukajya ukora n'ibihe. Nta cyaha nakora kuko wenda ibyo bikomeye wapi, ariko nshaka kureba wenda ngo ariko Imana ikugirire neza n'ibindi byose bireke rwose. Yare byanjye binkomerera pe, cyacyo ubusambanyi, ubikora gake. Oya ntabwo ubu mbikora, kuko nibyo nihanye, ni nabyo nashaye Imana inkureho, ubusambanyi, kunywa amayoga, gusinda, ibyo byose Imana arabinyujije. Iki kiri imbata ni ikihe? Hari igihe ukora ibyaha ukavuga ati ariko iki cyo cyaranze, wowe ntugende wikundira nka Daniyeli ukavuga ati kuyivaho byaranze pe, ndasenga ariko byaranze. Icyari cyarambayeho imbata ni icy'ubutinganyi, icyo nyine cyavuyeho. Ubu ngubu ntabwo wava ku ibindi birasanzwe, no kuba wenda ureba umuntu ugacumura ukaba wabeshya, oya kurwana, gutukana, ibyo bintu byose n'ubundi nabikora. Imana arambatuye we. Buriya icyaha uri kumva, icyaha icyo ari cyo cyose cyitwa icyaha. Urumva gusambana byitwa icyaha, ukubeshya byitwa icyaha. Urumva niyo mpamvu nta hantu na hamwe nari nasoma muri Bibiliya havuga ngo hazarimbuka abasambanyi ariko ababeshya Imana izashiramo imiyaga wenda izabagirira impuhwe. Urumva icyaha ni icyaha. Niba wahamagara kuri telefone nkakubeshya ntiri mu mujyi kandi ndi Gikondo direct nabeshye, ni icyaha. Bivuze ngo rero ibyaha byose birangana, Imana igufasha ahubwo n'ibindi byose byubona bito byose ibyo ngibyo
byose ubisezerere bireke kwatura kwihana ariko ikiza no kwaturira kureka niko tujya tuvuga kwaturira kureka kwihanira kureka Sami tugaruke kuri wawe hari ikintu wakijijwe ikiwo buriya agakiza karatandukanye ariko agakiza kubera ko hari abantu bavukira muri famiye zikijijwe akabikuriramo so njye navukiye muri famiye ikijijwe mbikuriramo ariko iyo uvukiye muri famiye ikijijwe ukabikuriramo hari ibintu ugenda uhura nabyo ntabwo bivuze ko budakora ibyaha kuko wavukiye muri famiye ikijijwe wenda nta cyaha cyo kunywa inzoga nigeze nkora ntabwo nigeze mba umusinzi ariko ikintu wenda navuga cyari cyarambase cyane ni ukubeshya ntabwo nageraga kuri muri njyewe pati ntabwo nageraga kuri muri njyewe niyo mpamvu wenda muri kariyeri y'umuntu anyuramo mu buzima bw'urukundo ibyo agenda kunyuramo akenshi narabeshyaga cyane mu bijyanye n'urukundo abakobwa ibintu nk'ibyo nubwo nari naravukiye muri famiye ikijijwe bivuze ngo ushobora kuba muri famiye ikijijwe ariko ufite ibindi bintu ukora tugezo duto ibyo ngibyo ukaba utanywa inzoga kubera kutinya ababyeyi ntabwo urakizwa ariko ureka kuzinywa kubera utinya iki ababyeyi bivuze ngo ubonye n'umwanya wo kwitsimba ahantu wabikora ariko njye nabuze wa mwanya ntabwo nabikoze ukaba watinya wenda gusambana kubera ko amahoro akubwira ati n'ubibeshye ugatera inda urumva nyine ukabona ababyeyi barakanira cyane ariko maze gukizwa namenye ukuri nyine ndibatura kuri kurambatura ko maze kumbatura ibyo byose nakoraga mbona nyine ari ibintu bisanzwe ndabireka njya mu murongo mwiza bivuze ngo ushobora kuvukira muri famiye ikijijwe ariko ufite ibintu ukora bitari byiza gukizwa rero ukizwa ku giti cyawe ntabwo ari ugukirizwa muri famiye wavukiyemo ikijijwe kuko hari abana b'abapasiteri tujya tubona b'abasinzi b'ibirara b'abasambanyi ariko gukizwa ni umuntu ku giti cye Herniette biroroshye mu ku rubyiruko kubona urubyiruko rukijijwe n'ibishuko byinshi biri hanze ahangaha za gisimenti izo ngizo n'utundi tuntu twose tuba turiho kubona umusore cyangwa se inkumi yakijijwe biba byoroshye imbogamizi si nyinshi ibyo nibyo imbogamizi ni nyinshi cyane ariko twese ntabwo umuntu akizwa kubera we yabyishakiye ahubwo amasengesho y'ababyeyi bacu y'inshuti zacu niyo nyine nayo niyo agufasha kugira ngo ukizwe kuko urubyiruko rw'iyi minsi ibishuko biriho birarenze ariko nawe biterwa n'ikigare ugendamo niba ujya mu kigare cy'abasinzi ntawe uzakugira inama yo gukizwa umutima wawe uzagucira urubanza wowe ubwawe uvuga ati ariko nyine ugucira urubanza aho kujya gufata umwanzuro bikunanira Sami ikigare cyangwa se abantu tugendana bagira ihe impact ku buzima bw'umuntu of course buriya bajya bavuga ngo mbwira inshuti yawe nkubwire uriwe urumva ikintu cyose watindamo utegereza gusa nacyo urumva ushobora kubana n'umusinzi wowe utanyuma pati buriya hari ukubana nawe uri guprofita wenda we ko yabireka urumva kuko hari ukubana nawe mu buryo butandukanye wenda ni inshuti yawe mubana mu buzima butandukanye wifuza ko abireka urumva cyangwa se murabana mu rugo ni umuvandimwe kuko mugomba kubana ni itegeko kugira ngo mubane ntabwo ari inshuti yawe ni umuvandimwe mutegerezwa kubana uwo nguwo mushobora kubana abikora uwo utabikora ariko hari uwo mubona w'inshuti yawe ubwo uri hafi yo kugira ngo we abivemo cyangwa ari hafi yawe we kugira ngo wowe ubijyemo bivuze ngo ubu uzatsinda undi azasanga undi impamvu bivuze ngo icyo utindanye nacyo usa nacyo urumva uzarebe iyo umuntu ucuruza amakara ntabwo akubwira ngo akazi nkora naka kuko niba atinze mu makara amaze umunsi mu makara avuye mu makara agomba kuba asa n'amakara umuntu ucuruza ifu iyo ari mu ifu akava mu ifu ubona ifu kuri we uri kumva neza bivuze ngo nguki rero n'umuntu utinda kenshi mu bintu by'Imana akenshi mubonamo ubumana mubonamo ubwiza bw'Imana bivuze ngo n'utinda mu nshuti mbi utinda mu magambo mabi urumva hari amagambo ushobora gutinda mu bantu hari indahiro mbi ziba zimeze nabi amagambo ibitutsi bishega ibintu bimeze nabi biriya bintu utindamo ugomba kumekinga sure ko umwanya wari wose nawe ushobora kwisanga ari byo uri mubivuga bitewe nuko nibyo utindamo inshuti yawe utindamo ikigare n'ikibiburiye niba uri mu kigare basukiwemo ku nyungu zawe byibuze hari abantu nimo gutagetinga kugikuramo ubazana mu nzira nziza ariko kwa mu kigare wenda kubera ko ntabwo nakora ibi ngibi
uba urimo kutubeshya, amaherezo uzabikora. Ikigali ntabwo ari cyiza. Herniette, kuva wenda mu miliyoni 10 y'ibiko muri ubwo butinganyi ugahindura ubuzima ugasa naho ukijijwe, ukibijyamo ugahitura n'umutekamutwe, ntabwo byo byagukeneye ngo asundi kumunaho narindi naho ngiye byose bisa? Ntabwo nigeze ncika intege, kuko mu buzima ibintu byose mu buzima tubamo, ikintu cyose uba ugomba guhura nacyo, sibyo? Ikibi, icyiza. Ntabwo rero kuba byaranubure kuri abivuze ngo nahita ndeka gusenga, ahubwo nibwo negeye imbere y'Imana cyane kugira basi nanjye mbashe gusobanukirwa ibyo n'ubundi yakantumye ku wundi, nanjye ijye ibinyibwirira ibinyereke. Ngo nibwo ndi gusenga cyane bamenye ukuri. Sami, no se abo batekamutwe bari muri gospel cyangwa se basa naho bakijijwe, ibyo bitangiye shusho. Urumva niba nka Herniette umuntu yaramusengera akamwereka ngo agiye gukundana n'umuntu bitangira ayo mutekamutwe, byo ni shusho mu bakijijwe. Kuko nabo barimo abatekamutwe, ukuri umuntu aze kumumenya ati ngire ngo ntabwo byoroshye kumenya ukuri, ariko hari ikintu nagira ngo mubwire. Buriya hari ikintu bita kwizera. Ukwizera ikintu icyo ari cyo cyose kurarema. Kudafite imirimo ariko kuba gupfuye. Yes, of course, reka mbivugeho nabyo, ariko reka mbanze kukwizera. Uko ari ukwizera ikintu icyo ari cyo cyose, bivuze ngo abahanuzi b'ibinyoma ntabwo bazavaho, kuko na Yesu yarabivuze ko bazaza. Urumva, nta nubwo wabamara, nta nubwo bakizongo bose baveho. Urumva, uzakomeza ubabone, uzakomeza ubumve. Urumva, icyo nakubwira cyo ari ni ukuvuga ngo buriya ngiye kubaho urugero rwiza. Ubu ngubu Perezida Kagame avuye mu gihugu cy'u Rwanda akajya i Burayi mu butumwa mu rugendo rw'akazi cyangwa mu ruzinduko, noneho minisitiri w'intebe agahita aza akavuga ati Perezida Kagame yavuze ko agiye gutanga inka ku bantu ba Nyagatare bose, ku miryango 12 ya Nyagatare, ariko akaba avuze ibintu atatumwe na perezida atigeze avuga. Ibyo ntabwo perezida agize gite, ntabwo yabivuze. Akabivuga besha cyangwa akoresheje amarangamutima. Noneho perezida iyo avuye mu butumwa bw'akazi, icyo agomba gukora ntabwo ari ugupingana n'ibyo yavuze ako kanya direct, kuko we ni umukuru w'igihugu. Abantu ntabwo barasanzwe bamenyereye umuminisitiri ubeshya abaturage, ahubwo perezida icyo agomba gukora, agomba agomba kurangiza kiriya kibazo. Niba ari imiryango 12 yemereye bavuze ko bazaha inka, perezida agomba gutanga ziriya nka 12. Noneho akadiringa nande n'uwabeshye, kuko abaturage bararengana. Urimo kumva? Abaturage bararengana. Bivuze ko Herniette, niba bakubwiye ngo fata umugabo, akira umugabo, Herniette fata uwo mugabo, akira umugabo, widiringana n'ubuhanuzi wakubesha. Uriya zadiringa n'uwo yitse Imana yamutumye. Nese Imana ntabwo ihari. Nese yavuze ko Imana ariyo yamutumye. Yavuze ko Imana yamubwiye ko Imana kukire ko umuntu akabesha umuntu. Twebwe ntabwo bitureba. Ubwo aba babeshye niba Imana ibigomba kudiringa nabo. Ngewe iyo umuntu umva nkubwire Pati, iyo umuntu amanuriye ngewe ati Imana hari ikintu iguhaye, ni ukuri ko Imana Pati sinkubeshya, ndabyakira. Yaba mbeshya yaba atambeshya biramureba. Impamvu reka tuvuge ngo iyo Mana izokuri since day one umuntu abeshya bikarangira bigeze final akibeshya, kuki yaretse iyo process igakomeza Pati utabihagaritse bikiba. Imana irabihagarika Pati. Bazabona ishyano abiyitirira izina ryanjye. Yes, ntabwo yavuze ngo bazabona ishyano ababeshwa. Mva nkubwire Pati, bivuze ko ntabwo ukuri kujya gutsindwa. Buriya ikinyoma kirihuta. Urumva, kirihuta, ukuri kukagenda bigatega. Ikinyoma kiratega, ukuri kugatega bigakomeza, ariko bigeze ku mupaka, urumva, ikinyoma kirasigara, ukuri kukagira gute, kukambuka. Ntabwo wagera ku mupaka nta passport ufite ukinjira muri migration ngo wambuke, ntabwo byakunda. Ariko ukuri kurambuka. Bivuze ngo Imana niyo igomba kudiringa n'aba bantu. Irabaze rega Pati, ndetse ntabwo iyo ribasebye, irabaze niyo idiringa n'abari abantu batubesha. Kubera ko ngi wenda hari wigeze gutandukira ampanurira ndi kumwe na sister wanjye, mushiki wanjye,
twagiye mu rusengero ntabwo navuga aho hantu ariko byabaye tugize mu rusengero umpasera aduhanuriye arambwira ngo njye ngiye gukora ubukwe nande na sister Imana ibakoreye ubukwe bwiza cyane urumva niko Imana imbwiye kandi ni sister wanjye Siko wizera warabyizeye oya ibyo urumva yaratandukanye ibyo sinabyizera umva ibyo yatandukanye ntabwo wizera byose ntabwo nizera byose ahubwo ni ibyo nakira uwumbwiye ati Imana iguhaye amafaranga Imana iguhaye umugisha Imana ayo ndayakira rwose Imana idiringe ntabwo Imana ndayakiriye niba utari mubwiye ibyo ntabwo bindeba njye nakiriye ayo mafaranga ubundi kubera icyo abantu bakunda umuntu bahanura ibintu byiza tawe mu gihe kubana n'ubyakire avuga ngo ese pati wabana na mushiki wawe Nyenda byakira. Tugati ndayicakiye. Imana imbwita Samusoni ngo waye gakiza ndakakira. Imana imbwita Samusoni ngo waye imodoka ndabyakiriye. Ndayicakira rwose. Ako Patrick. Ntabwo tugomba kudiringa n'abahanuzi b'ibinyoma. Twebwe umva nkubwire nge niwe mbwiye ikintu nge imbere y'Imana mbwira Imana Mana. Ibintu bambwiye kandi birambera. Imana impaye benzi ikampa inzu nziza mpita ndeba iyo mva Imana birambera ko birambera oya sister naragiye bakubwira ngo amafaranga ukumva uri buve mu rusengero tuyagera yabona ko cyo abantu bakunda guhanurirwa ibyiza nge ubwo Sami no rugero rwiza Guko kumubwira site dahita byumva ariko bamubwira uti urotombara miliyoni murahura nayo mu nzira byahise byumva byo kuko abantu bakunda ibyiza siyo mpamvu bari abahanuzi nabo baca mu byiza usezeranya Herniette ko ugiye nyine kuguha ibyiza uvuze ati wenda umuntu agwana ko wete ko nubwo musaza mugiye gukundana bizapfa nikiza kutakomeza ariko umuntu nyine guhanuriye ko ubonye umugabo mugiye gukora ubukwe kuko abantu bakunda kumva ibyiza mu matwi yabo gusa ahubwo nukubwiye ngo bizapfa su wawe wita wumva ahubwo ari manuzi ibinyoma nyine nta muntu udakunda ibyiza ariko nge isomo nize aho kugira ngo ukunde umuntu ugwanura ibyiza kunda umuntu kwihanisha akubwire ngo kizwa kuri ibi n'ibi ariko ukunda ibyiza ari igihe nyine usanga ari iby'ubutubuzi cyane bari sawa cyane kugira ngo tuganire tumenye ngo umuntu yavuye hehe ageze he bari nambwe umuntu yateye amenye no kwekomeza turagana ku musozo kugira ngo tubareke na mafite izindi gahunda mugomba kujyamo Herniette dusoza kugira ngo tumugenera abantu hanyuma dusoza byambere nasorezaho ndashimira mushiti wanjye cyane nishimiye kubona kuva Tanzania ugahaguruka ukavuga uti nje kureba Herniette ndagushimiye cyane kandi Imana iguhe umugisha cyane ndawakira ikindi nabwira abakunzi banjye icyambere ndabakunda kandi ikindi mujye mushishoza ntazajya umuntu batuburira kandi mbifuriza gusenga cyane abakijijwe abadakijijwe mwegera Imana cyane no hari ubuhungiro bwiza wakoze cyane kuduha ikiganiro kutuganiriza n'ubutaha uzagarukira ni mu rugo Mr. Sami nawe wakoze cyane kutuganiriza nawe dusoza sinzi ubutumwa wagenera abantu hanyuma tugasoza ubutumwa nagenera abantu cyambere nanjye nishimiye guhura na Herniette nabyishimiye cyane nkuko nabivuze bwa mbere najyaga mukurikirana nta kiba Imana itarakigambiriye so ndamushimira cyane ariko icyo nasaba ndi kumva muri ngewe ndimo kuyoborwa gusengera Herniette kugira ngo Herniette agakiza Imana yamuhaye yamushyizemo kagere ku yindi ntambwe urumva kagere ku yindi ntambwe gakomere atere indi ntambwe agira ibyo areka agira ibyo asiga agire uko abayeho bitewe n'ubuzima bwa Kristo yajemo kugira ngo urugendo rwe rurusheho kuba rwiza ubundi icyo nifuriza abarimo kudukurikirana barushizeho kwizera Imana ko Imana ishoboye byose kandi birinde abahanuzi b'ibinyoma ariko icy'ingenzi ni ugusenga Imana no kuyizera ibisigaye byose bizagenda neza ngiye kumusengera Herniette ndavuga aya magambo ujye wikiriza dufunga amaso dusenga Imana vuga uti mwami Yesu ndaje imbere yawe unkoresha uko ushaka ntakwiringiye narakwakiriye
narakwakiriye nk'umwami n'umukiza umwami n'umukiza mu bugingo bwanje, ariko mwami mpurana byinshi byifuza gusubiza inyuma ubugingo bwanjye, ndakwinginze unteshe imbaraga zo gutsinda buri kimwe cyose cyansubiza inyuma. Reka ngusengere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ndi imbere yawe nk'umukozi wawe nyaguhora ku ngoma washize hejuru kugira ngo ngukorere. Ndagushima ku bwa Herniette, ndagushima ku bw'imbaraga zawe nyaguhora ku ngoma washize muri Herniette agakizwa akava mu butinganyi, ubu akaba ari umukozi wawe, akaba arimo kugukorera. Raposete, uri Imana nziza. Ndagushima kuri Imana y'amahoro, ndagushima kuri Imana y'ibitangaza. Komeza wigaragaze kuri Herniette, komeza wigaragaze ku buzima bwa Herniette. Mwuka wawe wera nyaguhora ku ngoma. Reposakata rebosake, mwuka wawe yururuke nyaguhora ku ngoma. Aramusekete, uri Imana y'ibitangaza, uri Imana igira neza. Turagushimye kuri Imana y'amahoro, urakoze kugira neza, uri Imana y'igitangaza. Shima Yesu, shima Yesu. Mwuka wawe wera nyaguhora ku ngoma, yuruka jyaza. Reposekete, ariboseke, alabosekete, uri Imana y'amahoro, uri Imana igira neza, uri Imana y'ibitangaza. Ndagushima kuri Imana yera. Urakoze Yesu kutwumvishe, ni ku bw'izina ryawe twizeye kugiye kubikora. Amen. Imana igumugishe. Yacu uyu munsi twisorejwe n'isengesho. Mwakoze cyane kudukurikirana kubana natwe, mwakoze cyane no kutuganiriza, mukomeze kunogerwa n'ibiganiro yawe TV bagezaho umunsi ku munsi. Amahoro y'Imana abane nawe.